kandi rero n'ikindi mugomba kumenya ikintu cyose wakoranye umwete Imana ibona ko ugishaka kukigeraho iragufasha none se abakozi Imana ko nta kintu baje bambaza mfite aho nshaka kugera izo nzira nzacamo zishobora kuba atari imwe zishobora kuba ari nyinshi yego harimo aho nzakora amafuti aho nzakora ibintu bimwe nka nicuza impamvu nabikoze ariko nyine icyiza nuko ugera ku ntego zawe kuba narakoze iriya ndirimbo nyine kiragenda ari nyishyushye numva nshaka kumenya hanze bimeze bite nshaka kumenya se ubundi iriya ndirimbo yo nyiririmbye ubundi byagenda bite erega burira ngo ntaye wakoze iriya ndirimbo uri hanze iyo tuvuze ngo umuntu ari hanze ubwo nari nkiva nyine mu rusengero numva nshaka kwisanzura nshaka kuba nanjye wo hanze ariko n'ubundi byahindi byaranganje burya ngo ubivamo ariko ntibikuvamo imigozi yari ikigufasha yo mu rusengero na n'ubu kandi utagira ngo yarumva nagiye muri sekira naririmbye iriya ndirimbo ngira ngo nerure sibyo buri muntu wese mu itorero abuweshejwe mu itorero genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda abari hirya no hino mu mpande zose zisi reka mbashimire cyane twasamu gakire ndi kumwe na Denis kuri kamera z'urugendo ndetse n'iza Yongwe TV Yongwe abantu badukurikiye bamenye ko ni televiziyo ariko ikaba iri no kuri YouTube abantu bagiyeho bakore subscribe kugira ngo ibiganiro byose bitambuka bitazajya bibacika kuko hari ibiganiro bitambuka kuri televiziyo ntubirebe biba biri kuri YouTube rero ibyo ngibyo ntago bigomba kugucika cyane ugomba kujyaho kandi ugasiga ukoze subscribe uyu munsi twongeye kugaruka n'ubundi kuri kamera ngira ngo abantu biza abasanzwe bareba ibiganiro bitandukanye ntabwo aba bantu tugiye kuganira ari bashya Sandra Yesu ashimwe Yesu ahimbaze umeze neza yego ndashimye ariko urasa neza koko urakoze cyane mutumishi Yesu ashimwe ahimbazwe umeze neza uri mu mafuta ataramamesa ngize ikibazo Sandra umeze neza urasa neza koko ariko ntago mbeshe ati mutumishi uri mu mavuta bakore comment ivuga iki neza jewe ndi mu mavuta ariko umukozi w'Imana ugomba kuba uri mu mavuta none se utari mu mavuta sakwe soma umuhungu Sandra hari hashize iminsi udakora ibiganiro waruhugiye mu biki abantu ntago baherutse kubona ibyo ari byose ngira ngo umaze iminsi itari wende ntago ari myinshi cyane ariko waruhuzeho umuntu agomba kwihagahe nyine akishara akabanza kwitekerezaho kandi babyiza utagaragaye cyane imbere y'amaso y'abantu babyiza ucishemo agahe gato ukazaza bagukomboye nabyo biba bikenewe hari imyitwarire itari myiza se ujya ugira mu biganiro ku buryo abantu bagukebura hari ibintu ugira bitari byiza ku buryo abantu bagukebura mu biganiro bakubwira ati warengereye ntabyo ariko buriya naje gusanga muri no industry iyo ugaragaye cyane abantu baragera bakaguhararuka icyiza rero ni uko uza gake gashoboka kugira ngo iyo ugarutse nyine uze bagukumbuye biba bikenewe nabyo Apotre kuri kwitegereza Sandra cyane ari kunyereko Jewe najanye nabivuze ni dekaraye urumva reka twisuriza abatwumva tubabwire ngo idigiri mini digi gukina ni nonaha no kuhoka ni nonaha no guhindura imyumvire ni nonaha n'imitekerereze amen hanyuma tubabwire turashima Imana ku bwa Sandirine nyine kwasiga avuga gakeya kwatanacibuka ibyabaye ahubwo ari gusingira ibiri imbere ndabyibuka uri mu bantu bigeze bahura na Sandrine mbere navuga ko agitwika kandi ukajya uvuga ngo ibi bintu n'umukobwa bari kuvuga aba atwika ahubwo umukobwa ari mu mavuta ega hari igihe utwika nawe wahiye ntabwo watwika utahiye ariko no mu gutwika hari abafashirizwamo Sandra buriya navugaga nta gutwika kurimo iyo ni inyogo yanjye buriya nigeze numva
numvaga turi atuntu uvuga ku bakozi b'Imana haciye nk'iminsi numbona usohoye indirimbo ndavuga uko bya bintu Apotre yavuze ari byo kuko Apotre mu kiganiro mwakoranye aravuga ati uyu mukobwa bababeshya sha nta nubwo atanga ntiyanaguha jewe hari ibintu navuze kuri gihana naravuze nturiya n'umwana warerewe muri panekote yego azi icyaha icyo ari cyo azi no kwihana icyo ari cyo azi no gusebanya icyo ari cyo ntiburiya yahaye umuntu nta nubwo yabivuga icyo nicyo navuze icya kabiri ibyo kuvuga ngo yataye Yesu yigaragambije ni ukwiyama abantu kugira ngo yikorere akaririmbo ntimutegereze imbere ako yakoze akarimbo yambaye bikini ari ku mazi kiriya gihe ariko iriya ndirimbo twanamaje kwanzura ko nzayikuraho kuko urumva nujya mu kintu ukijyamo kandi ahahise hawe ntihazaganza hazaza hawe yego kuko hari igihe usanga ahahise hawe ariho habi so rero ngewe kuba narasohoye iriya ndirimbo nyuma nkajya muri gospel navuga ko nyine kugira ngo umuntu agere aho agera hari ubuzima abanza gucamo yego hari ibyo umuntu abanza kunyuramo kugira ngo agere aho ageze nanjye kugira ngo ngere aho ngeze hari aho nabanje guca hari ubuzima nabanje kunyuramo reka mbivuge gutyo nanyuze muri byinshi kandi nimba mfite aho nshaka kugera izo nzira nzacamo zishobora kuba atari imwe zishobora kuba ari nyinshi yego harimo aho nzakora amafuti aho nzakora ibintu bimwe nka nicuza impamvu nabikoze ariko nyine icyiza ni uko ugera ku ntego zawe kuba narakoze iriya ndirimbo nyine kiragiye nari nyishyushye numva nshaka kumenya hanze bimeze bite nshaka kumenya se ubundi iriya ndirimbo yo nyiririmbye ubundi byagenda bite erega buriya ngo ntaye wakoze iriya ndirimbo uri hanze iyo tuvuze ngo umuntu ari hanze ubwo nari nkiva nyine mu rusengero numva nshaka kwisanzura nshaka kuba nanjye wo hanze ariko n'ubundi byayindi byaranganje burya ngo ubivamo ariko ntibikuvamo imigozi yari ikigufasha yo mu rusengero na n'ubu kandi utagira ngo njye rumva nagiye muri sekirira naririmbye iriya ndirimbo ngira ngo nerure biranga n'ubundi rwose zikomeza kunganza buri ikintu wakuriyemo kandi ikintu ukunda ikintu wiyumvamo kugira ngo uzakireke nta bantu bayirebye nk'ababyeyi nk'abantu mwakoranye umurimo w'Imana mbere ese abantu buriya abantu ntabwo babatinda hari no kugira ngo ni byiza kandi babonye ari bibi kugira ngo babone wishimye gusa hari no kugira ngo ni bibi nyine bakakwerurira abo rero duhura nabo rero hari ibintu byinshi nagiye nyuramo kugira ngo ngere aho ngeza hari n'ibindi nzanyuramo ako nkeka ko mu bantu mwahuye bashobora kuba baragukozeho amavuta akagaruka harimo Apotre Yongwe yangira inama nziza yaramfashije mu buryo bwose bushoboka ngenzi ko kuva namenyana na Yongwe hari ibintu byinshi namukuyeho kenshi twagiye duhura yagendaga ngira inama nyine kandi nkumva nizo ntagasa ari muri ba bakozi b'Imana bavugaga sha aho ngaho muvuze rwose Imana yanamana kuko nabamubeshye urabona Sandra rwose yagiye nyaha akarambwira ati wowe urabeshya ibintu wagiye uvuga ndabizi uko reka mbabwire buriya kugira ngo uzabe rega nese iyo bakubwiye ngo ushaka igishoro wumva iki njye nimba urimo nshaka kubaho neza nta gishoro mfite nkaba mbona social media hari igishoro kumbe Apotre mbwira Sandra ni umukobwa mwiza kuki mwahuye ukita kumugira inama cyane ahubwo nawe ntumufashe kurumba ko yari ari muri iyo nzira nyine ngo uvuga ati reka n'ubundi nanjye ngufashe ukomereza icyo twavuga cyo hari akantu avuze nshaka gukosora igisubizo cya Sandirine ntabwo ari ugusiba indirimbo yakoze sibyo kuko buriya n'abakoshya ngo usibe indirimbo wakoze bamwe bazayigumana mu matelefone yabo indirimbo ikomeze iboneke ikindi ni amateka ntabwo nasiba amateka y'ibyo nanyuzemo ahubwo yantera gukunda Imana sibyo indirimbo yayigutere gukunda Imana hanyuma ubihe agaciro ujye ureba ibyiza byo kuba mu rusengero no kuba inyuma y'urusengero ubirebeye muri ya ndirimbo yawe n'abakubwira yuko ro kugira ngo bakwemere kuzasiba indirimbo yawe ushobora kuyisiba ejo ukazajya kona ukabona undi arayikoherereje we yarayibitse kuko indirimbo yawe iri ku isi hose icya kabiri nanone navuga
Bibiri bago nubwo umukiranutsi yagwa ntabwo azarambara ngo kuko naguciye imanzi mu biganza. Sandrine rero afite umusingi mwiza tuganiriye. Je nabonye korali yaririmbagamo mbona uburyo yantonaga indirimbo, nibuka amasengesho nasenze bankuba muri ADPR muri korali nanjye nkuba abandi ndabane wapi uriya n'umwana wo mu rusengero naho yajya gusa ikintu nzi neza cyari kiri muri Sandrine. Sandrine yari ari mu mwuka wo kudashaka kuba mu idini yavukiyemo rifite amategeko n'amabwiriza amubuza kuba Sandrine. Uyu munsi indirimbo za gospel yatangiye kuzikora, amaze kuzikora nziza n'abantu baje bazikurikira, ndetse na Yongwe TV rwose baje bazimukinira, ndabibwira babishinje. Yego. Ariko hari ibindi utakandiraho. Iyo aza kuba adafite impamvu runaka zatumye batireka nigende, yari no kureka zira ndirimbo agasubira muri ya korali baramutegereje, yaramutegereje. Ahubwo hari icyo byigisha. Aya madini abasa abantu n'imyumvire na dogitrine zayo, hakorwa iki kugira ngo abantu baje boya kuhora babacika? Kuko uyu munsi hariho n'abashaka kuba ati Sandrine aracyari umupagani, ariko se no muri ibyo byaha yatwikaga ati nabibayemo hari uwamufasha. Nibyo yivugiye. Ntawe ufite ifoto ya Sandrine bamuza ari kubyina mu ndirimbo, ntamufatiye muri rogi, ntamubonye ari mubi gusa hari n'akandi yigeze gukina azunguza amabuno cyane ubona gushika yatwitse kahitinze, sibyo? Bigaragara rero yuko sibyo uyimana arayizi nibyo akora arabizi. Sandrine nibwo amufata ukamujugunya mu gihugu kiba mu mukristo azi uburyo yarinda ubukristo bw'akababamo, ariko akajya bw'Imana ati Mana ndi Sandrine wa wundi uvuka kwa naka wagukoreye bya bindi ubugingo bwanjye ndabuguhaye. Mene uwo muntu rero ntiyigenga, ahubwo agengwa n'imbaraga z'umwuka we. Ahubwo icyo twatekereza kugeza kuri izi saa kiba gihamba, hakorwa iki kugira ngo abantu bazi Sandrine muri kiriya gice cy'ibyo yanyuzemo bizere ko yahindutse, bamenye neza ko ari umwana w'Imana. Kuko Sandrine warahindutse atarasubiye, ariko nubwo yaza wumvise hari abatazemera yuko yahindutse. Bati niba yarahindutse tumuzi imisatsi migufiya, iyi miremire, tumuzi nta makeup cya gikara kiwe, kandi nubona ko atigeze yisiga biriya yisiga ku maso ni ibiki. Tumuzi atambara shenete mu ijosi, kiriya kizira yagikuye hehe. Tumuzi adashyira ibintu ku matwi katika jinareso. Tumuzi inzara zari zazindi zisa kwa kundi biriya yasize nibi. Nitumuzi mu ipataro, tumuzi muri ntumiteho mukiza yaje kugera ku birenge. Abo ngabo rero nawe imyumvire n'imitekerereze ye ntashaka kugendana nabo boha umuntu, sibyo? Buri muntu wese mu itorero abuweshejwe mu itorero. Ikiro cy'ibyatsi n'ikiro cy'amabuye n'ikiro cy'ibishyimbo n'ikiro cy'ubunyobwa n'icy'isukari byose ni ibiro. Nshatse kuvuga iki? Umunyabyaha natirere n'uw'imisatsi n'uwa shenete n'uw'inzara zidatukura bose ni abanyabyaha. Udakirijwe ntazabona Imana. Dushishikariza abantu, ahubwo nongere shishikariza abantu. Merukana na Sandrine mbababwira ko Sandrine atata Imana. Nanamusengera mwaturaho amagambo yuko azamukurikirana akamumukristo akava muri we. Twongeye guhura yarabivuyemo. Reka nanone nsaba abantu bakunda Sandrine. Ese ko yabivuyemo koko abantu bazi ko yabivuyemo? Ubavuze ijambo rikomeye ngo nabonye hari ahantu hari ubuzima nanjye njya kuhashakira ubuzima. Nabonye kuba mu byo narindimo nsa nabi nshonje mfite ibibazo, ni nkaho yavuze gutyo kandi nkorera Imana. Ndahaguruka mbwira Imana ngo Mana afite n'ubwenge n'ibitekerezo, reka mbikoresha. Yego. Ariko agiye ageze hariya ntunambwire ko Sandrine adashoboye. Reka nkubwize ukuri, suku mutaka Sandrine arashoboye. Buri ubonye uvuye muri gospel na code ukava mu itorero rya ADPR, ufite imyumvire ya ADPR,
ugahita wigaragambya kuri ukajya kuri YouTube iriya ni imigumuko wumvise ugatangiza ni imigumuko mpuzamahanga ahubwo uyu mukobwa ni ikimeni ugatangiza imigumuko mpuzamahanga ninde muntu se waruzi Sandrine kereka we yasengeraga wumvise Sandrine deperi gasakuza imbuga zigasakuza YouTube igasakuza amaradiyo agasakuza televiziyo ziriho neya akinjira mu masi Sandrine ni ikimena hu none agahita nataka rero uzi guhindura injyana umukinnyi w'umupira wumvise ari rutahizamu ugahita umubwira ngo urajya mu bakari wumvise biragorana umuhindiye kukugura kina ukamujyana mu kundi kuguru gutsinda biragorana noneho mu minsi mike akataka gahinda ati je Sandrine byagenze gutya naguye ati mfite ibimenyetso wenda tuvuge muri yambuga ati jewe barandongoye aba n'abapagani n'ibiki arahindira kubitara twi arangiye ati noneho rero noneho ndumva munyatatse ngiye no kubereka ko nabivuyemo ako kanya itapanga umupangu wo guhindura injyana ya gospel ajya muri ajya no muri studio reka mubwize wumvise ubundi akwiriye igikombe cyo gutwika wumvise akwiriye igikombe cyo gutwika akwiriye igikombe cyo gufata ibyemezo ibyo ntabwo ari umuntu mwishi wabishobora ese Sandrine ununze mu rya Apotre rura rugamba kuko imbaraga wazikuye nk'umuntu wari uvuye mu itorero rya DPR tuzi ari amahame yaryo akomeye ku buryo uhita wiyumvamo ko umuntu wambaraga za ntumiteho mukiza nkuko yazivugaga ugahita ushyiramo ugahita ushyiramo akabikini ukajya kuri pisine ako kana itapanga ibyo kujya muri studio asohora indirimbo noneho yandi bangwa hagabwiye bango sunika ngo hagire yavugaga ngo ikira imbere cyane ubise ahita ibyo bintu getahinduka waramyaga wahimbazaga wateraga amakorasi tikarayi akazu ka diamond muko yaramanuka ibyo bintu byose ahita bicanga bigaragaza rero sibyo Sandrine ahubwo umutumye muri mission ukamutuma ikintu yakiza nubwo wamutuma ahantu hakomeye yajya idiru yayiko Sandrine imbaraga zavuye zo kugira ngo uhinduke muri uwo mwanya none ibyo yanavuga guhite werekana indi sura nshya yo ku rundi ruhande kandi nabyo ubijyemo neza njyewe cyambere cyo buriya mu buzima ejo umuntu arahishakira kuvaho uri ukajya ahandi wabishyizemo imbaraga byanga bikunda urahagera so rero ngewe nshaka ikintu byanga bikunda birangira nyikoze ni ikintu niyiziho nakora ikintu cyose gishoboka nakora ikintu cyose ikintu nyende kumva nshaka nyine ikintu mva nshaka birangira nyikoze cyambere cyo numvaga nshaka kuva muri radine cyakabiri numva nshaka kuba umusitari yego cya gatatu numva nshaka kubaho neza niki cyagezweho muri ibyo bitatu narivuyemo muranzi yego mbayeho neza yabaye umusitari hanyuma abayeho neza kandi n'idini yarivuyemo rero ninshaka ikintu ngewe simbigiremo uruhare kugira ngo icyo kintu gikorwe ntabwo wowe uzakinkorera ko nawe ufite intambara zawe uri kurwana yego reka turebe kagakiza kandi noneho ikindi mugomba kumenya ikintu cyose wakoranye umwete Imana ibona ko ugishaka kukigeraho iragufasha none se abakozi b'Imana ko nta kintu baje bambaza urumva iki yego ratasanga urumva iki niro nshobora kukubwira buriya hari ibintu umuntu ashobora kuvuga kaba atari ko reka noye guca iteka byanaba ubu Sandrine yaza ko ari agakobwa kabi gasa nabi kakaza gatwika kuri abantu ariko akavugiriza undi urakajya bakabwira ati genda wangegera we cyo bintu besha nibikigendanye we rero yari afite uburyo bivuga akagira kuriya aba YouTube namwe muzi ubwo bakamwerekana kuri amwerekana umuntu ari kumunuka muri charité yigendesha kuriya none rero commentaire uko zaga ngo disi ngo ni n'igikobwa cyiza nigeze kubona singari byarangiye nigeze kubona wa mukore buriya wamamaye cyane wavuze yuko nyine bya Theo bose babireba yego
noneho rero komanteri nizo zansekeje hasi ngo sha ngo nubwo byagenda gute ngo cyari igikobwa cyiza ngo nawe byagenda kuriya ngo byari igikobwa cyiza ngo nawe byagenda uyu nawe rero yeze ati rwose ati ibimenyetso ndabifite ati yamwaye n'inzoga ebyiri ndeba turi kumwe ati yarahana turi kumwe uzu munsi mvuga ibyo bintu turi hariya kuri hamwe bakoreye ikiganiro ikaguguniye kuri ararume uza abantu banutse ndabizi abantu baranyataze ukumva abantu bamufitiye impuhwe kubera uko akanura kubera uko agenda kubera uko abivuga ati ntabwo twashidikanya koko ko bamusagariye uriya mukobwa ni mwiza nico jakora ati ntabwo twashidikanya uriya mukobwa ni mwiza byabayeho ariko kaza kuba ari akantu kavumbutse hariya gasa nabi katazi kubiba ikindi yaramenyereye mikoro neze kuba muri ekole dimasha uririmba kugera mu myaka yiwe ejo bundi atwitse mikoro yarayimenyereye azi kuvuga kuko kuririmba ni ukubwiriza kwantona indirimbo ni ugutinyuka yabaye mu makonseri yabaye mu biterane by'icyumweru by'amakorari yaririmbye ku giti cyiwe yarasanzwe amenyereye mikoro ni umuntu rero ni nka kwa kundi bakura umukinnyi mu cyiciro cya mbere icyambere icyiciro cya kabiri akanyura mu cyambere mu cyiciro cya kabiri wamuzana hariya muri stade Amahoro umukuye hariya mu Ruhango umukuye mu ntara umva bagita kubitamwe igitego rwose yarazi kubyina ariko ahubwo yari yarabuze ahabyinira icyo yaburaga n'abantu bamwogagiza bati rwose buzuye stade kwigira confidence agahita atera igitego ku kanya kagitsinda arya Sandra we nta turirimbo twawe bajya bafata two muri korari ngo baduhuze niriye hari ari nesano niwe nabonye baragakoze nigeze gabona muyoboke agapostinze uri gutera akaririmbo ariko burya ikintu mugomba kumenya ese kuki mutibaza impamvu Clarisse araranze koko mvuga pasteur nkajya mvuga muri rusange kuki mutibaje impamvu ntavuze izina ry'umuntu amubiki ibanga ahubwo nico kibi ko abantu baravuze ati nimba usenya akazu ka satani gakubitagure bose bajya bavuga ngo akabyigira kabizi karya iki karya imboga karitse ubugari akabyigira kabizi karya imboga karitse ubuga karitse umutsima narimbi cyangwa nukuvuga ngo na nubu uwo mupasteri aracyagira uko yigenza banze gusenya nyine oya biranashoboka ntago ari ibyo buriya yuko ari ibintu bizi bufite n'uburyo bikoramo sibyo bira ni ibintu bisanzwe bibaho mu buzima busanzwe rero kubikoramo content ukavuga uti nuko nyine ni ibintu bisanzwe bibaho nyine kandi umenye ko hari ibintu twe tuvuga hangaha nubwo byaba bitabayeho hakaba hari umuntu waraye bikoze umutima ukamucira urubanza bikamutera kurara yihana akavuga ati byagenze gutyo ese ubwo yo uri nka kuriya gutwika n'urugero umusore mukundana abyakira ati rega y'umuntu rega mwebwe abantu banzi batandukanye n'abangaba bambonera kuri kamera nk'ubuyembwe twicanye ahangaha ashobora kumvuga neza kuko anzi nyine yamvuga neza yamvuga nabi yavuga ibyanzeho nyine ko twahuye hari abatarambona rero uwo musore navuga wenda uvuze ngo twaba dukundana hari ibyo atakwitaho kuko anzi hari ibyo azi ko ntakora kandi nza nkavugira kuri kamera nababwiye ngo akabyigira kabizi karya imboga karitse umutsima bro yego niwe wabyise gutwika nibwo nabyita gutwikega buriya umuntu avuga hariya narize ni ukureba umuntu abivuga uwarongowe ntabivuga icyo gikorwa iyo kimaze kuba abajya muri rogi bavuye muri rogi ajya hariya akisiga neza agasohoka neza akimunyamunya ku buryo utamenya ko ako gakino ka komanteri batubwira tumuntu ngiye twarabikoze umuntu akajya muri komanteri akavuga wese avuze ko babikoze twabwirwa n'iki ko babikoze ahubwo se mwabwirwa n'iki ko aribyo nyine mutaramfasha nta foto nta cyabaye ubu nta muntu kimenya abantu babiri kikamenya n'Imana ni icya babiri kandi ngenda navugaga muri rusange abantu iyo baryamanye baba bafitanye igihango buriya abantu bigeze kuryamana niyo bongeye bagahura bagatindana ntibimeze nk'ujya gutereta bwa mbere bashobora kongera bakagwa muri icyo cyane
ntibigoye warabikoze utari wakizwa oya ndi kukubwira n'umuntu buriya uzi ikibazo uhura nacyo umuntu mwaryamanye sibyo umuntu mwararyamanye mukongera mugahura mugatindana kugwa mu cyaha biroroshye ni nayo mpamvu rero umuntu mwarakoranye icyo cyaha nubwo mwashwana mwapfa amafaranga mugapfa ibindi ariko ashobora kuba ati uyu muntu aranzi nanjye ndamuzi ni nayo mpamvu rero je ni naho nashingiye mvuga ngo yaba yararyamanye n'umuntu hari polisi ntiyayihamagara arongera ntiyayihamagara none abivugiye kuri YouTube ariko po tushatse kuvuga ko nta bantu abakozi b'Imana bajya basambanya yitwaje ijambo ry'Imana cyangwa yitwaje ubuhanuzi cyangwa yitwaje iki kireka niba ari wowe oya yaba ari wowe bihakana nimba bitajya bibaho kuba umukozi w'Imana se oya bakore komante ubwo yaba ari wowe abantu nibatubwire nimba nta muntu umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa arasambaye ngo abantu uhagaze yirinda atagwa bahora birinda kugwa ariko badacunze neza babo sibyo ikindi Bibiliya niyemerera ko mukora komanteri ngo abapasitoro barasambana kuko niba pasitoro kugira ngo umuntu abe pasitoro hari ibintu agomba kuba yuzuye nawe ugiye kuba ari umuntu udahindutse vuba kuba azi kuyobora urugo rwe kuba afite umugore umwe iyo rero watangiye ibyo uba wabyishe cyangwa ugiye kubitagatifuza ubyite ngo guhesha abakristo umugisha nka babandi YouTube yaramugushije Sandra ababikora sengeye mwana wanje ubaye kiraka cyo kubyutsa Sandra okay wenda dusubiye kuri ibyo pasiteri nyine uvuga ngo nabakozi Imana babikora bamwe na bamwe ariko yes nyine bamwe namwe barabikora kandi abangaba benshi usanga hari abantu bahamagawe hari n'abantu bihamagaye icyo kintu mu cyumve hari abantu bahamagawe n'Imana kandi abantu bahamagarwa mu buryo butandukanye hari n'abandi none bihamagawe kubw'inyungu zabo yego kugira ngo bashaka amaronko mu bantu dore abantu bungu basigaye bakunda ubuhanuzi umuntu akavuga ati rero njya mu cyumba cy'amasengesho nkanurira umukire runaka leta nkubita ifaranga uwo ngo rero kuba yagenda hanze agakora ibyo bintu byose ntacyo biba bimubwiye n'ubundi we yaje muri ibyo avuga ati ni akazi ariko mwahamagawe n'Imana uzi icyo ashaka hari n'ibyo ajya gukora umutima ukamucira urubanza buriya umuntu wamenye Imana umuntu wabashije kwegera Imana hari ikintu ajya gukora umutima ugahita udunda ariko uzatinya umuntu ukora icyaha umutima ntumucira urubanza akarinda kirangiza nta no gutekereza kwihana uwo ni ikihebe ariko uwahamagawe hari umutima agira umucira urubanza ataranakora icyo kintu icyo ni nacyo ubukristo ubundi si ukudakora icyaha kuko na Bibiliya avuga ngo uvuga ko adakora icyaha aba yise Imana inyabinyoma sibyo kuko Bibiliya avuga ngo niyo Imana yitegereje abamarayika bayo ibabonamwe ibicumuro sinshatse kuzana rya jambo abantu bavuga ritanditse ngo intungane icumura karindwi Bibiliya si icyanditswe kera n'umurongo abantu bashyiraho kugira ngo bikorere ibyaha ariko ubukristo ni iki ni ugutsindwa ni ukumenya ibanga ry'imbabazi hari abantu bakora icyaha yakora icyaha agahita ahunga urusengero akumva ko Imana imwica ni ukutamenya imbabazi z'Imana undi akavuga ati jyewe ubwo nakoze icyaha ntabwo niziye kuzababarirwa reka nkore n'ibindi naguye muri kimwe nkore n'ibindi nshayisha ni ukutamenya ko asanzwe ari umuntu hari amagambo meza ari muri Bibiliya muri Yeremiya sibyo kuko mu mutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana urimo kwiba ngo harimo kwiba gusambana kubeshya amagambo ateye isoni n'ibindi ibyo biri mu muntu Sandrine atarakora ibyaha rero n'undi yarasanzwe akiri umunyabyaha Joseph atarakora ibyaha asanzwe ari umunyabyaha ahubwo icyo umuntu wamenye Imana intambara arwana nayo niyo gutegeka bya byaha biri muri we kugira ngo abitsinde abitsindishije ari byo kamere ihora irwana ishaka gukora ibyaha akayitsinda iyo kamere rero umuntu ayitsindisha iki kamere ntipfa irasinzira iyo uri kumva ijambo ry'Imana uba uri kuyikubita inkoni iyo uri mu masengesho uba uri kuyikubita inkoni iyo wiyirije ubusa uba uri kuyikubita inkoni iyo uri kubwiriza uba uri kuyikubita inkoni iyo witandukanyije n'abanyabyaha uri kumva amagambo y'Imana uba uri kuyikubita inkoni iba iri kugenda isinzira kamere rero ihora irwana ikirana n'umwuka umwuka akubwira ngo reka ibyaha kamere ikubwira ngo bikore ibanga rero rihari ni irihe ni ukwisunga imbabazi z'Uwiteka naguye ariko hari imbabazi
nasubiye inyuma ariko hari ukubyuka. Yego. Dushishikariza abantu baguye mu byaha kugarukira Imana. Dushishikarira abantu bahunga Imana bakoze ibyaha nta nuwahungira Imana. Nsoza ijambo narimvuze. Imana yabwiye Gahini iramubwira ngo ibyaha byituga tugiye ku rugi rw'umutima wawe. Ariko wowe Gahini urasabwa kugira gute kubitegeka. Ibyaha urabyituga tugira ku rugi rw'umutima wanjye n'uwagakire n'uwasandirine. Icyo umuntu w'Imana arusha abandi afite imbaraga zo kugira gute kubitegeka. Izo mbaraga azikura mu masengesho agakuramo n'umwuka wo kwirinda uraranye n'umukobwa wasambana nta gahunda wari ufite nubwo waba umanutse mu ijuru waba mu cyaha sibyo ugenda wiriwe mu tubari ukaduhindura buri munsi wazanywa inzoga. Ni ngombwa rero yuko umuntu agira urwego yubaka agashyiraho na kontrole y'ubuzima bwe. Ikindi akamenya igice atsindwamo akakirinda. Wenda turi gusoza Sandri, kuba umukobwa yasambanye yatakaje ubusugi bwe, ibyo bihuriye he ko aba yangiritse? Ubwo ndimo mbihuza n'ibyo Apotre Yongwe yaravuze ko umuntu ashobora kuba yakoze icyaha akajya gusaba Imana imbabazi, nyamara nituza kubihuza n'ibyo Clarisse Karasira aheruka kwandika kuri Twitter ati njyewe mu bukobwa nirinze ibi none Imana impaye umugabo impaye n'umwana kubera ko nirinze ibyo ngibyo, yirinze gusambana. Apotre ati nyamara n'ubikoze hari cyari ya mahirwe yuko yagaruka agasaba Imana imbabazi. Umukobwa wasambanye, umukobwa utari isugi, biba bimurangiranye. Icyo gihe aba yangiritse agace gato ko ku mubiri, ntabwo aba yangiritse umutima. Sibyo? Kandi ako gace nako hari igihe kongera kakaba kagasubirana ubuzima. Akakubusugi abataye. Rero kuba yaravuze ngo kuba yaririnze ngo niyo mpamvu ageze hariya. Icyo nzi nuko nubundi icyo uzaba cyo kiba kigutegereje, sibyo? Kandi uko tuzabaho kose kugeranwa n'Uwiteka. Yego. Kuba ageze hariya ntabwo ari uko yirinze, ahubwo nuko Imana yabimugeneye, nyine niwo mugisha wiwe. Kandi hariya ari na runaka yahagera, sibyo? Na wundi uzi ngo ni indaya ruharwa yahagera akanamurenga. Rero nta ndaya nzi kuko ntawe ndafata nkuko n'urugero muhaye nawe ndasanga ari kubikora. Kandi ikindi nkubwira, nubona ugeze ahantu ntuzumve yuko bamaze kwambuka byarangiye. Wamaje kwambuka byarangiye. Babandi bari munsi bashobora kukurengaho, sibyo? Kandi nukumve ko kuba ugeze ahantu nkaho ngaho ngo hari ibyo ngo wirinze ibiki n'ibiki, ahubwo uvuga ngo hari ibyo Imana yakurinze. Twe ntabwo tujye tubasha kwirinda rega. Twebwe ubwacu turindwa n'Imana yo mu ijuru. Rero rira jambo yakoresheje ngo hari ibyo yirinze, ngo hari ibyo atageze gute, natwe tugerageza kwirinda bikanga. Ahubwo wenda ikintu kiturinda cyane kigeretseho imbaraga z'Imana n'uburinzi bwayo. Murakoze. Apotre yongeraho icyo wari ugiye ko nongeraho, iyo umuntu yabaye isugi hanyuma akangiza ubusugi bwe ntiyongera kubisugi. Yego. Umuntu hari igice abatakaje aricyo Sandrine yavugaga. Iki navuze ngo abatakaje igice cy'umubiri we ntabwo igice cy'ubusugi kiba gitakaje, ahubwo abafunguye urugi bumvise ntabwo aba yangiritse. Ubwo turamuze tuvuze ko umuntu utari isugi yangiritse, ibyo byaba ari imvugo mbi. Oya ntabwo abagikomerekeye. Iyo uvuga isugi ni ikintu gifunze, sibyo? Kiri verije gifunze. Iyo rero ugifunguye uba winjiye mu kindi cyiciro, ariko icyo cyiciro Imana iracyemera gitangiramo umugisha. Kandi igikundiro ntabwo umugisha w'Imana ntubona ko kuri isugi cyangwa ko utari isugi. Umugisha uba ku muntu, ukaba n'ahantu wabona amahirwe warananiranye wanayabura uri isugi. Gatatu, ikindi navuga ku kijyanye na Clarisse Karasira rwose Samu. Clarisse Karasira baramurenganyije. Ngiye ntabwo nemeranya na Sandrine nubwo twicaranye. Nubwo nawe atavuze nabi, ariko Clarisse Karasira baramurenganyije. Abantu bose bavuze Clarisse Karasira bazaze mbasengere bature basaba imbabazi.
ati Clarisse Karasira muhe microphone atubwire mufatire microphone atubwire Sandra ati Clarisse Karasira nta kosa none si kosa akoze niri kandi narabonye abantu benshi baragiye bamwishyiramo n'abantu bakeneye akazi igara abantu babaregeye ibyo abasitari bavuga yarinze ubusugi bwe yaravuze ngo yirinze ibishashagira yirinze ibyo atakoreye iyaza kwirukanka mu bishashagirana agashaka kurya ibyo atakoreye ntabwo aba yaragize amahirwe ntabwo ubuzima arimo bwo kuba ari umubyeyi afite umwana ababuriye ese ibishashagirana yarinze ubusugi bwe nta muntu yatutse yanditse ku mbuga ziwe yabyutse mu gitondo yumva afite ishimwe yashatse kuvuga ko abantu biyandaritse yabyutse mu gitondo yumva afite ishimwe areba igihugu atuyemo areba umugabo we areba umwana we yibarutse abati iyo nza kwikurinda iyo nza gutanga ubusugi bwanjye oya ubusugi nimwe mubwikiriraho iyo nza gukunda ibishashagirana ntabwo mba mfite urugo ntabwo mba mfite umwana bivuze ngo abantu ntabwo Imana iba yarasohoje amasezerano yawe bivuze ngo abantu bagiye muri ibyo bishashagirana amasezerano yabo Imana ntiyayasohoje utsinde n'abandi Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ibyo umucamanza utabeshya azatanga kuri wa munsi Samweli yaravuze ngo uko nari imeze mu myaka nkiri muto mu myaka 85 niko nkimeze ibyo ni ibyirato bya Bibiliya si we mukanya uvuze ngo haba hakiri amahirwe y'umuntu wanyuze muri bya bindi byinshi cyane ko agaruka ku ntebe atabona amahirwe yaravuze ngo bari b'u Rwanda mwirinde namwe mwirinde murinde ubusugi bwawe ni umuhanzi utambukije message sibyo atambutsa message yereka urubyiruko rwo mu Rwanda ko rudakwiriye kureba ibishasha ariko abantu benshi banamubwiye ko buri mukobwa wese indoto ye ntabwo ari ukujya kuba hanze buri mukobwa ibyo yashyizemo Amerika ati simba mbayeho mu buzima ndimo ese wamenya ari ubw'umwuka cyangwa wamenya ari ubw'umubiri ahubwo reka mbabwire kuri izi mbuga nkoranyambaga sibyo iyi showbiz uvuga gato umuntu akagakurura ashaka views ashaka ubucuruzi ahubwo niba mushimire ko yabahaye akazi hari abantu niba ashobora kwandika akantu gatoya abantu bakagakurura bagacuruza niba mushimire naho wereye ari amagambo yavuze nanjye nayabwira umukobwa wanjye urayashyigikiye cyane reka tugane ku musozo Sandra tubwire abantu bari bitegura iki ku ndirimbo zawe zihimbaza Imana ese bazisange hehe kuyihe cano Igeze ubu nyuma yo kuva muri Secular ndirimbo nahise nsohora ndakwihaye niyo iriho navuga ko nayo ya mbere ya kabiri vuba ndayisohora ko nayitinzeho yego urayisohora vuba ya kabiri ndakwihaye nyuma yuko uvuye muri Secular ugarutse muri gospel byo byose wavuze ko hari ibyo wari wanyuzemo hari umurongo wari wataye iyo umuntu agiye kugaruka mu rugo asaba imbabazi wabashije kwatura urihana ibyo si ngombwa kubikubwira ko n'ibyanjye hagati yanjye n'Imana ariko nanone nimba waragarutse ukaba wari uzi ko wabaga mu bintu bibi ubwo habayeho gusaba Imana imbabazi kuvuga biroroha gukora bigakomera musarebe ibikorwa mureke kwita ku byo mushobora kubwira ngo narihannye cyangwa naratuye wenda ntarabikoze rero abantu mukunda ikinyoma kurusha uko mwakumva ukuri ni ukuhe kuko nshobora no kubwira ngo naratuye nkubwije ukuri koko ukumva ko ari ukubeshya kumva ngo ni kugira tugushime no kugira ngo abantu reba ibikorwa abantu bizere ko noneho utazongera n'ubundi kubihirwa n'isi ukajya ugasubira hanze kongera kumva ubuzima uko bumeze amatsiko nari mfite yarashize wajuje nagarutse mu murongo Apotre dusoza kuba Sandra yaraje mu murongo mwiza nk'ibyo wamwaturiyeho yavuze kuri umuntu bamugira inama wowe ubifasha ute kuba uyu munsi n'ubundi agarutse kukureba ari muri wa murongo none hano navuga ko ari n'indirimbo ari guteguza abantu agiye gusohora icyo twabwira abantu nazirikana impamvu yagarutse muri gospel hanyuma nazirikane yuko inyigisho yize ahavuye imutere gukunda Imana cyane kandi ahagarutse naho si mu ijuru ni mu isi hari ibyaha hari ingorane hari imibabaro itandukanye ariko ababarane n'abakristo yishimane nabo ahubwo akore cyane
nta kintu gituma ikintu gihosha intambara z'amagambo ni ugukora cyane abantu bakabona ibikorwa. urakoze cyane. Reka gukora cyane abantu bakabona ibikorwa nicyo mushishikariza. nkashishikariza n'abantu kumubona mu isura y'ubukristo none mu isura ya karahanyuze. Okay, urakoze cyane. Reka nshimire Sandrina, Imana igukomeze mu murongo mwiza wahisemo. Reka nashimira na Apotre Yongwe inama nziza yakugiriye n'uyu munsi ko emeye kuza n'ubundi turi gukora ikiganiro cyo kungurana ibitekerezo ariko kirimo no gushima Imana ku byo yakoze. Abantu bose badukurikiye bari by'iki kiganiro ndabashimiye. Mujye kuri Yongwe TV mukore subscribe kuri YouTube, ibiganiro biba byabacitse kuri televiziyo muzabe mubasanga byose kandi mubisharinge kugira ngo ibintu byiza bibagereho kandi ku gihe.